itangazamakuru ntigihora ritangaza gusa amakuru ajyana n'inama z'inzego za leta se, inama zitandukanye z'abikorera, inama zitandukanye z'abafatanyabikorwa ba leta zigarukira aho ngaho cyangwa press conference. Noneho muregera abaturage mukamenya ibibazo bafite, mukamenya ingamba leta ifite mu guteza imbere imibereho y'abanyarwanda. Ibyo nabyo ni ukubyishimira, ariko nanone dukeneye gushyiramo imbaraga cyane cyane mu kubahiriza amahame agenga umwuga. Itegeko rigenga itangazamakuru rirahari, politiki igenga itangazamakuru iri kuvugururwa. Vuba turabona indi politiki ivugurura ya 2018. Inzego zigamije iterambere ry'itangazamakuru n'inama nk'itangazamakuru irimo zirahari, zirakora umurimo wazo hashingiwe ku bushobozi buhari. Urwego rw'abanyamakuru wigenzura mwese muhagarariwe muri urwo rwego, nayo urwo rwego rurakora, ikeneye inkunga yanyu. Ariko inkunga yanyu ni ukubahiriza amahame agenga umwuga kugira ngo turusheho kuwuha agaciro ukwiye, kuko mu byagaragaye ni uko abanyamakuru bamwe bakirenga gato ku mategeko cyangwa ku mahame abagenga. Ibyo nabyo ni uruhare rwanyu kurushaho kunoza umurimo dushinzwe, duha agaciro abo dushinzwe gukorera, tugendera ku mahame atugenga, noneho tukarushaho gufasha urwego rw'abanyamakuru w'igenzura RMC kugabanya ibirego biva mu banyarwanda barega itangazamakuru, cyangwa kugabanya ibirego biva mu bayobozi cyangwa mu banyarwanda cyangwa abanyamakuru barega ababahohoteye. Nuko hari abantu bataramenya uruhare itangazamakuru rifite nk'umufatanyabikorwa w'inzego zitandukanye, kuko uwo dukorera ni umunyarwanda. Hari itangazamakuru rikorera umunyarwanda, ari abayobozi bakorera umunyarwanda. Twese rero tugomba gutarira umugozi umwe, ntitwakagombye kuba turebana nk'abantu b'abakeba, kandi twese uwo dukorera umwe n'igihugu dukorera ni kimwe. Kubanza kwibaza objective purpose y'inkuru, ukavuga ngo iyi nkuru nigikora iraza kubimaza iki. Buriya rero umunyamakuru ni nk'umwubatsi, nta mwubatsi ushobora kubaka inzu adafite igishushanyo mbonera. N'umunyamakuru mwiza yakagombye guhaguruka mu rugo afite ibitekerezo yenda bivanze ariko bihari by'inkuru ari gukora ukuntu bimeze. Icyo kintu cyo bimufasha nje kugira objective y'inkuru, bituma udafata recorder yawe ngo recording amasaha 3. Hari umuntu ujya mu nama akayifata yose, ubwo se ntujya gukora inkuru aherahe. Record ikuzura agafata umuyobozi akaza gufata ibiganiro byose byatanzwe. Noneho ubwo ngubwo ugeze kuri radio yawe cyangwa se bagusabye inkuru uri butange, uhagera ushigaje na tuce kuvuga inkuru ayitura. Niyo mpamvu umunyamakuru mwiza aba afite objective. Umunyamakuru akavuga ati giye mfite amafaranga nzakwandika. Mu by'ukuri iyo murakoze ni ijwi ry'umuturage cyangwa ni ijwi rye? Ni ijwi ry'inyungu ze. Hanyuma rero umuyobozi akamushakaho impamvu, akagenda akareba bitagenda muri ako karere cyangwa muri uwo murenge, akabikoraho, akabihagararaho, akaba umupolisi, akaba umugenzacyaha, akaba umushinjacyaha, akaba ibintu byose kugira ngo yivugishe. Rero akaba kadagira amatindeho umunyamakuru mwiza akwiye kuba ijwi ry'umuturage atabaye ijwi ativugiye cyangwa avugira izindi nyungu ku ruhande, ariko akavuga avugira umuturage. Umunyamakuru akwiye kwandika inkuru ku buryo nta kibazo umuntu uri bisoma ari bisigara, uri musubize byose. N'urugero niba uvuze ku ndwara, n'urugero ugiye kwigisha kuri Ebola, yenda ugiye kurwara ko Ebola yateye, ugomba gusobanura niba yateze hari ahantu yageze, ugomba kumenyesha abantu ko ntaho iragera mu Rwanda. Niba ugiye kwivuga hari icyorezo kije, ugiye kubwira abanyarwanda mu kirere, ugomba kubaha amakuru ya mbere kuri Ebola. Ese hari ahantu iri mu nkuru yawe, akagombye kumenya ko hari aho yageze cyangwa se itaragera mu Rwanda. Ikindi yakagombye kumenya ngo yandura ite, yakagombye kumenya ngo umuntu ayirinda ate, yakagombye kumenya ngo si yayirwaye ubufasha bw'ibanze yabukura hehe, ku buryo ibibazo byose umuntu yakwibaza kuri iyo ndwara hava bigoye. Ese igira urukingo, ese ivurwa na buri muganga, wajya kuri dispenseri wajya, ku buryo ibibazo byose umuntu wahita afatwa n'iyo ndwara
yabasha kubona ibisubizo. Twavuze ko umwana agwingira mu myaka 2 ya mbere. Iyo umwana amaze kugira imyaka 2, umwana agwingiye mu ruko arengeje imyaka 2 duhita tumujugunya ngo tutangire twite ku bandi, haba hari possibility yuko ingaruka zo kugwingira ziterwa no kugwingira zigabanyuka iyo yitaweho agakorerwa za intervention zose twabonye. Navuga ko ari imitahabwa kwa muganga kugira ngo yongere agarure ubuzima bwiza, cyangwa se dushobora no gukurikiza ari amabwiriza tumuha indyo yuzuye akaba yagaruka mu buzima y'agakira. Ese abagabo batavugwaho nta kintu kigwingira cyabaturuka? Icyo kibazo ni cyiza cyane. Twabonye ko nkuko twakomeje kubivugaho kugwingira